tujye tuvugisha ukuri. Bibiliya itubwiye ngo bahambira imitwaro iremereye ngo bakayikoreza abantu ku ntugu ngo kandi badashobora kuyikozaho n'umutwe w'intoki. Wowe winjira mu murimo ukwezi kwa mbere baraguhembye, ukwa kabiri baraguhemba, none ugiye ufata umuntu ufite inshingano z'urugo n'umuryango na famiye, umuhaye akazi, umusinyishije ko azamura amezi 6 utamuhemba, kandi ubwo kujya mu kazi ntazi ko ari bukoreshe ntayo uri bumuhe. Ariko mwabantu mwe reka tugaruke, ibi ni ibiki turimo? Turi mu bihe bigoye, ndimo ndabivuga mbabaye, yego ntabwo ari njye, ariko umwuka yambwiye kubikubwira wowe, yaba wowe ubikora yaba nawe bikorerwa. Aha ni hahandi ushiduka watangiye gukora utundi tuntu duhesha Imana icyubahiro, Imana nawe ikakurakarira. Reka manzi babwire turi mu bihe bigoye, ariko reka mvuge ngo icyama nize kubabwira ngo Imana ibaho umwuka w'ubwenge n'ihishurirwa, icyaduha tugahishurirwa ibintu biri gukorwa muri iyi si ya none, ibintu biri gukorwa muri ibi bihe, ibintu biri gukorwa muri iyi minsi, kamvuge gutyo komeye. Amen. Aya magambo Imana yampaye kugira ngo tuganire muri kano kanya, nta muntu nzi urutoki, nta n'uwumvuze, kandi na Bibiliya nayo nta bantu yavuze. Icyakora ivuze Abisiraheli, ivuga n'Abanyegiputa. Reka tugarukire aha ngaha. Tugarutse muri Matayo hatubwiye abakoreza abandi imitwaro badashobora gukozaho n'imitwe, bacisha bugufi bikemera, ariko nibasenga bagapfuka bagahanga amaso mu ijuru, bagahamagara Yera, bakatura ibyaha byabo, bakongera bagakizwa, Imana izahana babahannye kandi muzayibona. Reka ntekeranga nanjye batandira amabuye, ariko nababwiwe ngo abantu bari mu kaga, abantu bari mu mubabaro, abantu bafite agahinda, nimupfukame musenge Imana, mutabazi Yera, mwature ibyaha byanyu, mwirebere ngo Imana irahana babahannye. Muri Shalom Studio Limited tubafatira amajwi, amashusho n'amafoto mu buryo bwa kinyamwuga. Ibirori byose naho byabereye hose mu ntara zose zigize u Rwanda turahagera. Mwaduhamagara kuri 0785 cyangwa mukatwandikira kuri WhatsApp ndetse na email. Murakoze. In Shalom Studio Limited, we make them sounds, pictures and photos in the form of profession. Everything and wherever it happened in all the provinces of Rwanda, we arrive. Contact us on WhatsApp or on our email. Thanks. Bakunzi ba Shalom TV 195, tubashuje mu izina rya Yesu Kristo, tubifurije amahoro y'Imana isumba byose, tubifurije kugubwa neza mu mwami. Ngiye muri kumva Theoneste Ntihenganya, niyo mazina yanjye kandi niyo ababyeyi banjye banyise. Ndabakunda mu inshuti zanjye zakadasohoka. Reka nsuhuze rero abantu bantega amatwi, cyane cyane nsuhuze abari mu ntara zigize igihugu cy'u Rwanda ndetse no mu mujyi wa Kigali, ariko tukongera intara gatatu y'abadiaspora baba hanze y'igihugu, bagiye mu butumwa bw'akazi, bagiye mu murimo w'Imana, bagiye gusura imiryango, bagiye kubayo. Turabafite benshi cyane. Imana ibaho umugisha, ntabwo navuga ngo mbarangize, ariko kandi ndavuze ngo mwese aho muri mu nkurikira 5 kuri 5, mwese nimugire amahoro y'Imana. Reka twibutse n'abatarakora subscribe, bambonye bwo bwa mbere cyangwa se batari bayikora, reka mukore subscribe kugira ngo tujye tubana mu biganiro tugenda tubagezaho umunsi ku wundi, cyangwa se hari igihe twirenzaho iminsi, ariko si uko tuba twaguye twabuze ibyo tuvuga, ahubwo tuba tugira ngo namwe murusheho gukora amakomenti, mumenye ko tubaha ibintu by'agaciro. Imana rero ibaho umugisha, ndabakunda kandi nzi neza ko namwe munkunda. Njya mvuga ngo iyo nje kuri kamera nta kindi kiba kinzanye ni ijambo ry'Imana, ubundi mba nakibatumirwa tukaganira ibindi, ariko jyewe nimujya mumbona kuri kamera ni ijambo ry'Imana Imana iba yampaye kugira ngo nze mbaganirize, kandi riba ririmo iby'Imana iba yampaye. Mu yandi magambo haba harimo ubuhanuzi Imana yampaye, ujye ubyakira, ariko kandi budakunda ijambo ry'Imana
ntukabikurikirane rwose, ariko niba ukunda ijambo ry'Imana ujye ukunda kunkurikirana kandi Imana izaguha umugisha. Imana rero nibaha umugisha. Ndashaka ko tuganira rero ijambo ry'Imana. Abavuga abantu barabavuga, abavuga ibintu bakabivuga, ariko jyewe umuhamagaro wanjye ni uwo kuvuga ijambo ry'Imana. Reka dusenge Imana kugira ngo twinjire mu ijambo ry'Imana Imana yampaye kugira ngo tuganire muri kano kanya. Data, turagushimiye kuri Imana yacu, tugushimiye kuri ibyingiro byacu. Uri Imana ikomeye, uri Imana nziza, uradukunda, turabizi kandi utwitaho umunsi ku wundi. Turasenze kugira muri kano kanya kugabura ijambo ryawe, ushyigikize imbaraga zawe kugira ngo mbashe kurivuga nshize amanga, kubera ko iby'igihe ntabwo byoroshye, ariko kandi ndasenze kugira ngo unshoboze kuvuga ijambo ryawe. Urakoze kuri bushoboze nkabasha gutambutsa ibyanditswe byera washyize ku mutima wanjye. Hari icyo ushaka kubwira abantu bawe, reka batege amatwi kugira ngo tugendane mu izina rya Yesu, amen. Imana rero ibaho umugisha. Ndashaka ko tuganira ijambo ry'Imana, ndashaka ko tuvuga iby'Imana yampaye kuvuga. Dusome ijambo ry'Imana. Reka mpere mu ijambo ry'Imana dusenga ahangaha muri Matayo bice 23 ku murongo wa 4. Ntugira ngo dusome Matayo, ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Matayo, niwe mwanditsi wabwo. Reka twihute 23 ku murongo waho wa 4. Niho Imana impaye kugira ngo tuganire. Ni amagambo y'Imana avuga ngo bahambira imitwaro iremereye idaterurwa, bakayihekesha abantu ku ntugu, ariko ubwabo ntibemere kuba bayikozaho n'urutoki rwabo, ahubwo imirimo yabo yose bayikorera kugira ngo abantu babarebe. N'impapuro bambara zanditsweho amagambo y'Imana bazigura bakongera inshunda z'imyenda yabo. Ijambo nyamukuru rivuga ngo bahambira imitwaro iremereye idaterurwa bakayihekesha abantu ku ntugu, ariko ubwabo ntibabashe kuba bayikozaho n'umutwe w'intoki. N'iri jambo ryonyine Imana yampaye kugira ngo tuganire. Bahambira imitwaro iremereye bakayikorera abantu ku ntugu zabo, ariko bo ntabwo bashobora kuba bayikozaho n'imitwe y'intoki. Mbibutse, aba ni abafarisayo n'abasadukayo. Ariko reka dusome n'indi jambo riri mu Kuva ibice 6 ku murongo wa 6. Ni amagambo Imana yampaye kugira ngo tuganirire hamwe. Kuva ibice 6 umurongo waho wa 6, twumve icyo naho hatubwira. Aya ni amagambo Imana yampaye, nyamaranye n'iminsi rwose, ntabwo yampaye nona cyangwa se nijoro, nyamaranye iminsi nyatekerezaho, ariko nkabura umwanya wo kuza ngo tuyaganireho. Ariko ndashaka ko tuyaganiraho uyu munsi. 6 ku murongo wa 6 Kuva, ni igitabo cya Mose cya 2 cyitwa Kuva. Reka dusome ijambo ry'Imana. 6 haravuga ngo haravuga ngo nuko bwira Abisiraheli yuko ndi Uwiteka, kandi nzabatura imitwaro Abanyegiputa babakorera, mbakure mu buretwa babakoresha, mbacunguze ukuboko kurambutse n'ibihano bikomeye. Amen. Reka twongere dusome. Hari amagambo avuga ngo nuko bwira Abisiraheli yuko ndi Uwiteka, kandi nzabatura imitwaro Abanyegiputa babakorera,
mbakure mu buretwa babakoresha, mbacunguze ukuboko kurambutse n'ibihano bikomeye. Amen. Aya magambo Imana yampaye kugira ngo tuganire muri kano kanya. Nta muntu nzi urutoki, nta n'uwumvuze, kandi na Bibiliya nayo nta bantu yavuze. Icyakora ivuze Abisiraheli, ivuga n'Abanyegiputa. Reka tugarukire aha ngaha. Tugarutse muri Matayo hatubwiye abakoreza abandi imitwaro badashobora gukozaho n'imitwe y'intoki. Bari tubwire neza. Ndashaka tuganire kuri aya magambo, kandi ndashaka kugira ngo nkubwire wowe ufite ibibazo runaka, hanga amaso Uwiteka, niwe ubasha gukemura ibibazo byawe. Ndavuga ku bantu bageze kuri babiri. Icya mbere, iyo dusomye ahangaha mu butumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Matayo tubanje gusoma, Bibiliya itubwira abita Abasadukayo hamwe n'Abafarisayo. Abafarisayo n'Abasadukayo ni abantu bari bakomeye iby'amategeko. Ntabwo nshaka kuvuga buri kipe, ariko ndashaka kubwira ngo nabo mu gihe cya Yesu. Nubwo bivuga Abasadukayo n'Abafarisayo, hari abandi bitaga Abazerote. Yari amakipe atatu yariho muri kiriya gihe cya Yesu. Abazerote bo bari abarwanyi. Mwibuke ko na Petero yakomokaga mu Bazerote. Buriya bavuga ko ngo yari umurwanyi. Ariko noneho hari n'Abafarisayo. Abafarisayo rero ni abantu bari bakomeye mu by'amategeko ya Kiyuda. Abafarisayo bari bafite amategeko ngo bayambaraga no ku myenda kugira ngo bigaragare ko ari Abafarisayo. Bari abantu bazi iby'amategeko ijana ku ijana. Hari n'abandi bitaga rero Abasadukayo. Aba bose rero bari udukipe twari turiho muri iki gihe. Ariko kandi ngo ikintu bakoraga, ngo bahambiraga imitwaro iremereye bakayikorera abantu. Imana itubwireza ku ntugu zabo, ngo kandi bo badashobora no kuyikozaho imitwe y'intoki. Reka ngaruke muri ijambo dusomye mu Kuva, ngo Abanyegiputa ngo bakoreshaga Abisiraheli imirimo y'uburetwa, ngo ariko Uwiteka ararahira aravuga ngo nzabakuzayo ukuboko kwanjye kurekure. Mbibutse ko Uwiteka afite ukuboko kurekure. Barishimwe. Haleluya. Uku kuboko k'Uwiteka ajya kuramburira abantu bakabatura imitwaro. Barishimwe. Ntarajya mu mwuka cyane ngo ninjiremo, reka mvuge kuri iyi mitwaro. Ni iyihe mpamvu ijambo ryaje rikaba rije muri iki gihe? Hari impamvu rije muri iki kinyejana, hari impamvu rije muri iki gihe, hari impamvu rije kuri uyu munsi. Ni ukugira ngo wowe unteze amatwi uryumve. Imana ishimwe. Reka tuganire. Hari abantu muri iki gihe bari kurira amarira menshi. Reka mvuga aya marira, nta kuntu bashaka kwinjira mu bintu ntashaka kuvuga ariko kandi ndibubivuge untega amatwi, ndibubivuge ko n'uwo mwuka mpata kubivuga. Uko ubifata nuko nguko, nuko ubibona nuko nguko. Ariko kandi reka mvuge ngo hari abantu bari kurira amarira menshi, kandi reka manze mbabwire, bari kurira mu buryo butandukanye. Reka mvuga abantu bari kurira mu buryo butandukanye. Hari abantu bari kurizwa nuko badafite uko bigenza, kandi bari bafite uko bagenzwa. Kubera iki reka nkivuge gutyo. Hari abantu bari kurizwa nuko badafite uko bameze n'uko bigenza, kandi bari bafite uko bakagenzejwe cyangwa se uko bakameze. Nuko mbivuze, wowe ubyumva ukundi, ariko njye nuko umwuka ntegetse kubivuga. Hari abantu navuga ngo bakuye amata ku munwa, kandi bari bafite ubushobozi bwo kuyanywa, ariko none ngo babambuye amata ku munwa. Ubu ngubu bari kwica isazi mu maso, babuze ukuntu bibigenza. Imyanya yabo bayiha abandi, ariko abandi nabo ngo bafite igihe runaka. Nawe tujye ngo ufate umukozi
umuhe akazi umusinyishe ko azamara amezi 6 utamuhemba kandi agukorera ibintu biteye ubwoba. Reka manze mbabwire, turi mu isi igoye. Ni gute ufata umuntu ufite urugo, ufite abana bishyurwa school fees, bakeneye kurya, bakeneye transport, ugafata wese mbwira, wahagurutse ujya mu kazi, nutahura bwira icyo umugore, kandi amezi 6 uraburya iki, urabutunzwe n'iki? Reka igihe tuba tukivuga, ariko kandi tunagisesengure. Wowe ubwawe waguha akazi ngo umare amezi 6 udahembwa, ako kazi wagakora? Tujye tuvugisha ukuri. Bibiliya itubwiye ngo bahambira imitwaro iremereye, ngo bakayikoreza abantu ku ntugu, ngo kandi badashobora kuyikozaho n'umutwe w'intoki. Wowe winjira mu murimo, ukwezi kwa mbere baraguhembye, ukwa kabiri baraguhemba, none ugiye ufata umuntu ufite inshingano z'urugo n'umuryango na famiye, umuhaye akazi, umusinyishije ko azamara amezi 6 utamuhemba, kandi ubwo kujya mu kazi ntazi ko ari bukoreshe, ntayo iri bumuhe. Ariko mw'abantu mwe, reka tugaruke. Ibi ni ibiki turimo? Turi mu bihe bigoye. Ndimo ndabivuga mbabaye, yego ntabwo ari njye, ariko umwuka yambwiye kubikubwira wowe, yaba wowe ubikora, yaba nawe bikorerwa. Aha ni hahandi ushiduka watangiye gukora utundi tuntu duhesha Imana icyubahiro, Imana bikakurakarira. Reka manze mbabwire, turi mu bihe bigoye, ariko reka mvuge ngo nize kubabwira ngo Imana ibaho umwuka w'ubwenge n'ihishurirwa, icyaduha tugahishurirwa ibintu biri gukorwa muri iyi si ya none, ibintu biri gukorwa muri ibi bihe, ibintu biri gukorwa muri iyi minsi. Kamvuge gutyo, ndabivuga nk'umuntu w'umwuka w'Imana, nawe ubyumviye nk'umuntu w'umwuka w'Imana, ariko n'ujya inyuma y'umwuka ndashaka kubwira ngo ntabwo uri bubyumve neza. Abanyegiputa rero ngo bakoresheje Abisirayeli uburetwa bukomeye, ariko Imana irarakara. Reka manze mbabwire, ifata umwanzuro, iravuga ngo nzabakuzayo ukuboko kwanjye kurekure. Imana ifite ukuboko kurekure, ndabyemera. Imana yagutunga warahagarikiwe imirimo, yaguhembaga, yagutunga, yakubeshaho. Nawe ukora amezi 6 udahembwa, nawe yakubeshaho. Ariko harimo umutego ukomeye, harimo umutego ugoye. Nshaka kukubwira, nimba waremeye gukora amezi 6 udahembwa, ahangaha byanga byakunda, hari igiti kizagushirana. Hari igihe umugore azakwaka rasiyo, minerivari y'umwana amwirukane ku ishuri. Byanga byakunda, hari umutego uzirwanaho kugira ngo ukemure utubazo duto na duto. Niko bimeze, niyo shusho uzirwanaho kugira ngo ukemure utubazo duto na duto. Ariko kandi kamanze mbabwire ngo icyaduha Imana ikaduha umwuka w'ubwenge n'ihishurirwa, tukamenya Imana. Imana itubwire neza, nimvuga umwuka w'ubwenge n'ihishurirwa, dufite n'abandi bantu bahishurirwa ibintu tutazi ibyo ari byo, kandi nabyo byibitsemo imbaraga mbi bishorewe. Icyo nzagitanga. Ese ni ibiki tugomba guhishurirwa? Ni ibiki iri hishurirwa rishatse kuvuga? Kuba ngo kanaka ngo araroga, ngo ufite ngo umugore muturanye ngo munsi y'urugoroga, ngo haraguru y'urugoroga, ngo hirya y'urugoroga, ngo bagutega ibintu ngo nabibonye, ngo umucuruzi ajya ku isoko ngo aguteze inyatsi. Ntabwo ari ibyo. Aho harimo ivangirwa rikomeye, naho harimo ivangirwa. Ni ikiganiro numva umwuka nabwo ari kunsunikira kuzavuga, ariko ntabwo nshaka kukivuga muri iki ngiki. Ariko reka mbanze mbabwire, iryo hishurirwa ni irihe? Nibyo kumenya uko uroga. Inyungu Imana ifite mu kumva uturanye n'umurozi ni iyihe? Shitani arimo areba urwango mu bantu yitwaje abahanuzi, ngo kanaka ngo muturanye ngo arakuroga, kanaka mugendana no guteza inyatsi, kanaka niyo hambere y'ibyawe, dore ibyo ni ubupfumu. No. Reka ibi tuzabikora indi debate tubiganireho, nabyo ni ijambo rye, uzasoma ijambo ry'Imana. Ni icyigisho nzakora kizakurikira iki ngiki, nacyo uzagitega amatwi. Ariko urashaka kubwira aba bantu
ukuboko k'Uwiteka reka abe ariko dutindaho, ngo Uwiteka afite ukuboko kurekure. Imana ishimwe. Haleluya, haleluya. Uku kuboko k'Uwiteka kurekure yakurambuye hejuru y'inyanja akoranye na Mose, amazi aratandukana barambuka. Uku kuboko k'Uwiteka kurekure, haleluya, haleluya, yakurambuye ku gitare kizana amazi Abisirayeli baranywa. Uku kuboko k'Uwiteka kurekure, haleluya, haleluya, kwagiye kugaburira Abisirayeli mu butayu imyaka 40. Uku kuboko k'Uwiteka kurekure kwambitse Abisirayeli mu butayu bararya. Uku kuboko k'Uwiteka kurekure kwagiye kubakiza indwara zabo. Uku kuboko k'Uwiteka kwabaneshereje abanzi. Uku kuboko k'Uwiteka kwagiye imbere y'Abisirayeli kubagenda n'inyuma. Uku kuboko k'Uwiteka, ndashimira Imana ko hari abantu Uwiteka aragize ukuboko kwe, kandi akabashora amazi meza, akabuhira, akabagaburira. Haleluya. Nubwo byaba bikomeye, kuko k'Uwiteka kuracyahari. Imana ishimwe. Ijambo ry'Imana ngo urufatiro rw'Uwiteka ruracyahagaze, kandi rwahisemo ngo Uwiteka azabe. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Bantu babuze uko bagenza, bantu byacanze, ubuzima bwahagararanye, nje kubabwira ngo nimwisunge ukuboko k'Uwiteka. Haleluya. Nk'uno umushumba umwe yavuze ngo nujya ubona ukuboko k'Uwiteka, cyangwa se mwiyereko, cyangwa se ikiganza, ujye umenya ko ari ubutabazi, ujye umenya ko ari uburinzi. Mushumba Jonathan, ndagukunda cyane, kandi Imana iguha umugisha. Ndabizeza ko nawe nkurikirana, ariko mvuge ngo amahoro y'Imana akomeze kubana nawe. Ariko nje kubabwira ngo ukuboko k'Uwiteka kurekure gukora imirimo ikomeye twe tutabasha kuvuga cyangwa se gukora. Uwiteka Imana isumba byose abwira Abisirayeli avuga ngo nubwo bimeze gutyo, hari ukuboko k'Uwiteka kwanjye niko kuzabakura aho ngaho mu buretwa, niko kuzabatura iyo mitwaro, niko Minister Fogenefo, ukuboko kwanjye k'Uwiteka kurekure niko kuzakemura ibibazo mufite. Wowe wari ufite agahinda, wari ufite ubwoba, wari ufite intimba, ndashaka kubwira ngo injira mu mwuka, kandi ukuboko k'Uwiteka kuracyahari. Nta hantu kutagera, kugera ku mugufi ukamutunga, kugera ku wize ukamutunga, kugera ku mukene ukamubeshaho, kugera ku mukire mbese ni ukuboko k'Uwiteka hose kurahagera, kandi ibintu bikagenda neza. Mbibutse ko Uwiteka arashoboye, twebwe turi abantu. Imana ishimwe. Ijambo ryatubwiye ngo nuko Uwiteka abwira Abisirayeli aya magambo akomeye. Numvaga nshaka kuvuga ku Uwiteka buryo ki gukomeye, ngo nuko bwira Abisirayeli yuko ndi Uwiteka, kandi nzabatura imitwaro Abanyegiputa babakorera, mbakure mu buretwa babakoresha, mbacunguze ukuboko kurambutse n'ibihano bikomeye, mbakuze uburetwa ukuboko gukomeye n'ibihano by'Uwiteka. Reka mvuge, hari ibintu birakaje Imana, kandi Imana ihagurukiye guhana, kandi hari ibintu Imana idashobora kwirengagiza, hari ibintu Imana idashobora kureka, hari ibintu Imana idashobora guceceka, hari Imana idashobora kwihorera. Nubwo byaba biri mu migambi y'Imana kugira ngo bibi, ariko Imana ibikora ishaka no guhana. Mbibutse ko yanangiye umutima wa Farawo, ariko igambiriye kumuhana. Yanangiye umutima wa Farawo, ariko igambiriye kumuhana. Wowe uri kubwirwa ariko ntiwumve ibyo ubwirwa, ugakomeza ugakora ibyo wishakiye. Reka maze nkubwire, ukuboko k'Uwiteka kurakurambukiye, kandi Imana ije kuguhana. Reka maze mbabwire, iyi Mana dukorera irahana. Imana izaguhana, Imana izaguhana. Wowe ufata umutwaro utakwikorera ukawukoreza abandi kugira ngo bawikorere, kandi wowe ntabwo wawikorera ngo bikunde. Ntibishoboka ko ushobora gufata nawe ubwawe kuba wajya gukora amezi 6 udahembwa, kandi ukeneye kurya, umugore akeneye kurya, abana bakeneye kurya, mineriva ikeneye gutangwa, famiye iguhanze amaso. Ntabwo wabikora. Ni kuki kwikoresha abandi. Imana itubwiye neza.
Imana izaguhana. Ntabwo mvuze uwo ari we, ariko ndabizi neza yuko nawe izo mesaje ufite ko Imana izaguhana urazifite, ariko ukuboko k'Uwiteka kuzakugira ngo mbacunguze ukuboko kurambutse n'ibihano bikomeye. Ibihano bikomeye Imana izabitanga kandi muzabibona. Muzabibona ibihano Imana izabitanga kubera kutumvira umwuka w'Imana, kubera kutumvira ijwi ry'Imana, kubera gukora ibyo ushaka. Imana izaguhana, Imana izaguhana, ndabivuze, Imana izaguhana. Nta nama ugikeneye, niwe ufata imyanzuro bitewe n'icyo uri cyo. Reka nkubwire ngo ibyo ukora Imana izaguhana. Turashimira Imana yuko ikomeje gutunga abantu bayo, ariko kandi nabyo hari impamvu yabyo. Reka mvuge ngo Uwiteka Imana abane namwe, ariko kandi Yesu aravuga ngo, Yesu avuga ijambo rikomeye twasomye hano muri Matayo, naryo ryatubwiye ngo bahambira imitwaro iremereye idaterurwa bakayihekesha abantu ku ntugu, ariko ubwabo ntibemere kuba bayikozaho n'urutoki rwabo. Bahambira imitwaro iremereye bakayikorera abantu. Abantu bikoreye imitwaro iremereye, abantu bari kugenda, abantu bari kuvunika, abantu bararemerewe cyane, ariko nje kubwira ngo Imana irimo irabona kuniha k'ubwoko bwayo, irimo irabona gutaka kw'abana bayo. Imana irimo irareba ibihano bari guhabwa batabikwiriye, kabe nubwo baba barakoze ibya Yesu. Imana yavuze ngo nzabahane, ngo nibancumuraho nzabahana ibihano by'abantu. Niko Uwiteka avuga. Nubwo baba baracumuye bagahanwe ibihano by'abantu, ariko hari ibihano biba ari indengakamere. Nje kukubwira ngo Uwiteka ari kuvugana nawe ko azaguhana. Imana itugirire neza, Imana itugirire neza, itugenderere, ariko kandi Uwiteka akunda ubwoko bwayo. Mwibutse ko Abisirayeli yabakubitaga Abashuri, ikabakubitisha abanyamahanga banze kuyumvira, ngo ariko iyo bagarukaga bakihana, Uwiteka nayo yongeraga agahagurukira ayo mahanga yabakubise nayo akayakubita. Reka tuvuge ko wenda batakoze nk'uko Imana ishaka, akaba ari ibihano by'Uwiteka, ariko umunsi bapfukamye bagasenga bakagarukira Uwiteka, Uwiteka azakubita babakubise, Uwiteka azahonda ababigirijeho nkana. Reka ibi nabyo mujye mubimenya, Uwiteka arahana. Imana ishimwe. Bashobora gukora ibyaha byo mu mirimo, yego, Imana igashaka kubacisha bugufi, ariko kandi igakoresha andi maboko abacisha bugufi bikemera. Ariko nibasenga bagapfuka bagahanga amaso mu ijuru, bagahamagara Iyera, bakatura ibyaha byabo, bakongera bagakizwa, Imana izahana babahannye kandi muzayibona. Reka ntekeranga nanjye batandira amabuye, ariko nababwiwe ngo abantu bari mu kaga, abantu bari mu mubabaro, abantu bafite agahinda, nimupfukame musenge Imana, mutabaze Iyera, mwature ibyaha byanyu, mwirebere ngo Imana irahana babahannye. Imana yakubitaga babakubise, Imana kandi ariyo yatumye babakubita. Ibintu by'Imana mujye mubyitondera, ni gatebe gatoki. Dusenga Imana, nta byinshi mfite byo kuvuga. Reka nekiranga message irashaka gutanga, nayitanze, wowe wayumvise Imana igumugisha, ariko kandi nje kubwira ngo pfukamusenga Imana, hamagara Imana. Imana niyo izaguhorera. Abise nuko byagenze, ngo iyo bacumuraga yabatezaga Abashuri, ikabateza Abedomu, mbese abanyamahanga ngo bakabakubita, ngo ariko Abisirayeli bapfukama basenga bahamagara Imana, ikavuga iti nanjye nje kubahorera, ikongera kubita ba banyamahanga ikabahonda. Nuko Uwiteka akora. Ushobora kuvuga uti ndamuhonze, ko nawe uje akaguhonda. Imana ishimwe. Reka rekirangaha, ariko message irashaka kuvuga kugarwa ku bantu, nuko hari abantu bari gufata imitwaro batakwikorera bakayikoreza abantu. Kuko mvuze bagenzi babo, ntabwo babikora bagenzi babo, bakayikoreza abantu ahubwo. Ariko nje kubwira ngo nawe ntabwo washobora kwikorera imitwaro yo guhekesha abandi.
niyo mpamvu Imana iza kuguhana, izaguhana ibihano biruta ibyo wahanishije bagenzi bawe kandi uzayibona. Reka ndekeraga dusenga Imana, ariko mvuge ngo mwebwe muri mu bihano, mwebwe muri kugerwaho n'akaga, nimusenga Imana izabarengera, kandi Imana irabazi, mwarayikoreye mu mvura mu zuba, mwiriwe ubusa, mwatanze ibyanyu, umurimo w'Imana urakorwa, ibibaye ntabwo ari igihe, nubwo cyaba ari igihano, ariko Imana yavuze ngo nzabahana ibihano by'abantu, ariko kandi mupfukama ngo senga Imana izahana babahannye nabi. Imana itugirire neza, kandi namwe muri mu mirimo mudahembwa nimusenga Imana, avuge ngo ku gutaka dutaka dukeneye kubeshwaho n'Uwiteka. Imana ibahe umugisha, ariko kandi n'impande zose isi irababaye, isi iraniha, ariko Uwiteka Imana arahari, ukuboko k'Uwiteka kuracyakora imirimo. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Reka ndekera dusenga Imana. Data, turagushimiye ubw'ijambo ryawe wemeye ko ngeza ku bantu bawe. Reka Data wa twese gira ibihe, n'amagambo mpawe nawe ntabwo ari ayo nihimbiye, si ayo niyandikiye, ariko kandi ibyo untumye kuvuga nabivuze, ikaba nibwo byangiraho ingaruka. Icyo nzi neza ni uko mvuze icyo nahise kuvuga. Reka abantu bose bumve neza yuko ukuboko kwawe kurekure gukomeye kubirimo, kandi ufite ko uzabigenza neza. Reka mvuge ngo Imana nyiramahoro ukomeze kubana abantu bawe, kandi bakomeze kumva umunezero n'ibyishimo ibi bidashira, none n'iteka ryose, mu izina rya Yesu, amen. Mwakije ijambo ry'Imana.